pe nicaye mu gipangu usanga batanu ese uri kugenda wabaye imfura wabaye igihe wabaye Desha abengiye shaka kuzagarura umuco wo kubumba Jesus is Lord. Dara yakwicira handi inaha mu gipangu sha uduha none cyo kubumba ushaka kuzajya uvumba nk'abasaza ba kera shafitana imico ya kera ngiye kuyigarura reka nze nkubwire hariya haraguru hari umuntu wakoresheje ubu turajyana inzara imeze nabi none se aho baje tukajyana tukazamuka tukagerayo abakuru bahageze tukareba ku bintu byaho bimeze harimo ibirayi n'umuceri se cyangwa ibintu umuntu ntabwo njya ry'umuceri ariko risangamo ibirayi ngiye rwose njye bitewe n'uko ni ibintu niyemeje saka kujya mburira abajama nkamwe tukavumba bisanzwe ariko mbakamara nkubwire urubyiruko nkamwe mujya kuvuma amazi kunywa ibitabi ntabwo buriya ntagufata ntaguceka reka mbaze mutigo ushaka wakisubiraho abesha ibyo uri kunkorera utamuhungabanya n'inzara afite sha izi nzara afite ahubwo aho hantu ngezayo nta n'icyo ntwaye tugende ntabwo nyireba ese mukecuru ko turi kubona ari saa 8 izuba akaba ryakurengeyeho ugiye saa 8 bana nakerewe ngomba kugeraho biriya byose aribyo bana bamwihanganire urukumbwira ngo natwara ahantu twa tugiye hano hirya mu bukwe cyeka nuza tukajyana erega vuga cyane ntago nyumva arara twa tugiye mu bukwe hano hirya cyeka uza tukajyana Jesus is Lord. buragiye abari kuninza abakecuru nk'abo ubu bajyana hehe aho basura telefone yawe uradusangayo iyi mwana wanjye murakoze mukecuru murakaza iyo fone niba arayikwiye zana nyigutwara oya mwana mugende Jesus is Lord. ngomba gukora akazi ngomba kukurisha umunsi ngomba kurya ibyo ku buryo zayimarana mu nda amezi 3 ihemye bana niba kimwe ukagira imana wa mukecuru wagumye kunkurikirana bana banjye se abantu b'iki gihe nzabakorera iki ko wa mukecuru uri gatumwa cyangwa erega nakubwiye ntago numva ntabwo wumva ako mukecuru uri kubona nari ngiye kwivumbira ahantu nabo basanze naho usanze ari benshi ubwo uri kubona ibyo biryo biramaze ako se we wanjye bingana icara ariko nta mwanya ndaguha nta mwanya ndaguha no kuzitwamaza ntabwo njye twishyize n'ikirayi kimwe cyamaza icara ariko urye gahoro nibaramuka babimana ukuri mwana wanjye ntabwo ikirya namuwe nagushyiramo natangukana urushaka isanga ari umuceri ntabwo ndawuri ikorere ndabyiriye bana banjye mureke mwitongana makuru yanyu ari meza ndagira mbabwire yuko hano twagize ikirori cyo kwita umwana izina ariko umunyangane gatoya mu kirori cyacu nta muvumbyi uba urimo urumva neza mu kwita umwana izana nta muvumbyi utari kuri liste ibyiza agenda bo bamwisa aho bizanye none nyumvira ibintu utangiye hano abavumvyi ni benshi ibyo birahari urumva utatumiwe ntabyo arabona
Wo sen geza n'ibiryo jyana uwanjye mutuzana ibyo rari mu kikoni iravuga nisangayemo umuceri ntabwo ndawurya ureke ndabura ntabwo ndya umuceri ariko se mwabana mwe nkamwe mwagiye mureka kwirirwa mutongana rwa rukecuru ndarwo rwaje rudukurikiye mufite amagambo bejya niko baze kote ngo niko ba amagambo y'ibiki se ninashe kuri ari bari wawe twakundika we bijyo byaje byaje gitoto bana banje bijyo byaje ukuri kw'Imana we mwitonze yaranze ry'umuceri amaze musenyi bana ba amaze musenyi yaba ari nkambera nyigishoboye ajya basenga ibyo bintu ntabwo mbizi ibyo ntabwo mbizi senga sha senge oh bana bakiraho rwose bitweze bijye mu nda bidutunga abana bamwe kurya mwe muretse oya ibi byose njye urabizi bana ngo banje nyine witonde nyir'urugo mwana bamwe ukuri pe mujye mwumvira ijambo nyamukuru bana Sekota mukecuru niko ikagomba Jesus is Lord. Oh shit! Hey! I hear me to me, by me. Oh shit! Jesus is Lord. ibi bijyo byaje nahangaha byo bivuze nanjye mbabaza Oh shit! abantu babana mwe mugira inda aka kanya rwose koko isahani y'abandi mwe murayimaze wagikecuru wenda biri ukoze iki kuza umukecuru wa hano aho yavuze agasuzuguro ke cyane ugira urugo ubu tubavuze ngo ndiye ibintu icyabiri nigira iminwa yakoze ariko sha ari mu rugo rwani hano nsobora mu rugo wawe Jesus! Reka gahunda zikomeye